Reka ngusuhuze nakwifuriza ikaze kuri wese ukurikiye Story House. Reka nizere kumeze neza. Iyi ni Story House nkuko maze kubimenyera, ngeri Diane Mahirwe. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku nkuru yatunguye abanyarwanda y'umukinnyikazi wa filime nyarwanda wamaze gutandukana na fiancé we nyuma yo kumwambika impeta. Umukinnyi wa filime Munezero Aline uzwi nka Bijou muri filime y'uruhererekane yitwa Bamenya yatangaje ko ashize iminsi atandukanye n'umusore witwa Abijuru Benjamin King Bent mwambitse impeta y'urukundo amuteguza kurushinga nk'umugabo n'umugore. Kwa 28 Kanama 2020 nibwo hasakaye amakuru aherekejwe n'amafoto y'umukinnyikazi wa filime Aline yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bari bamaze igihe bakundana. Icyo gihe yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko inzozi ze zasubijwe kuko agiye kurushinga n'uwo mutima we wishimira. Uyu mukobwa uri mu bakinnyi bakomeye hano mu Rwanda yavuze ko impeta yambitswe Imana idasanzwe yakiriye mu buzima bwe kandi ko yishimiye gusangira iminsi y'ubuzima bwe n'umukunzi wagatangaza. Icyo gihe yatangaje ko yemeye kurushinga n'Abijuru Benjamin kubera mukunda nawe akaba mukunda. Atarankunda agira ukuri azi gukora, icyongeyeho aranasenga. Uyu munsi Munezero Aline wamamaye nka Bijou yabwiye Isimbi TV ko yatandukanye n'Abijuru buri wese aca inzira ze. Yavuze ko hari byinshi batumvikanyeho, atishimiye ko bijya amwitangazamakuru. Avuga ko yamaze gutangira ubuzima bwe bushya. Ati umuhungu wanyambitse impeta twaratandukanye. Hari igihe umuntu aba ari mwiza ku isura ariko wenda ibyo ashaka cyangwa imiterere yiwe atari byo wowe ushaka cyangwa nimunahuze. Ntabwo ngiye kuvuga ngo wenda ngo yambereye mubi kuko hari abantu bivuga neza, ariko ku ruhande rumwe nshobora kuba naramubereye mubi cyangwa nawe akaba yarambereye mubi. Uyu mukobwa yavuze ko yari yafashe icyemezo cyo kwerekana umukunzi we kubera ko yashakaga kubaka, ariko ngo hari bitaragenze neza byanatumye bombi bashyira akadomo ku rukundo rwabo rwari rumaze igihe kitari gito. Ati ntabwo twumvikanye, icyo nabwira abanyarwanda umuhungu twakundanaga twaratandukanye, ntabwo tukiri kumwe. Munezero Aline yavuze ko nyuma yo gutandukana na Benjamin yahise yinjira mu rukundo n'undi musore mushya ubarizwa mu Rwanda. Ati ngewe mfite umuntu nkunda. Ibi ngibi byo noneho byahise bituma abantu bavuga amagambo benshi bavuga ati ni gute umuntu w'umukobwa atandukana n'umusore hatari hashyira n'amezi angahe, ngo dore ko hari hashyize amezi 3 yonyine amwambitse impeta akaba yarahise ajya mu rundi rukundo. Gusa reka twemere ukuri nyir'ubwite yivugiye. Yavuze ko kandi ko mu gihe yari acyambaye impeta ya King Bent hari abasore batandukanye bagiye bamutereta ariko akabangira agashikama ku isezerano. Uyu mukobwa amafoto n'amashusho yari yashyize kuri konti ya Instagram ari kumwe n'umusore uzwi ku izina rya King Bent yayakuyeho. Ni nako byagenze kuri uyu musore kuko nawe yamaze gukuraho amafoto yerekanaga umuhango wo gutera ivi. Usibye gukuraho amafoto y'umukunzi we, Aline yagabanyije amafoto n'umubare w'abamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, aho kuri ubu asigaye agaragara mu mafoto meza cyane ndetse afite n'imiterere myiza cyane, ibyo twakwita nk'igisabo muri iyi minsi ikurura ab'igitsina gabo cyane. Munezero Aline yavuze ko yahisemo gutangaza ibi kubera ko mu bihe bitandukanye yagiye abibazwa n'abantu batandukanye babonaga ko yamaze kwinjira mu buzima bushya kandi yarasibye n'amafoto yose yamuhuzaga n'uyu musore. Munezero Aline yagize izina rikomeye muri iki gihe abikesha filime yitwa Bamenya itambuka kuri chaîne ya YouTube. Azwi no mu zindi filime zitambuka kuri televiziyo ndetse anifashishwa na benshi mu bahanzi mu mashusho y'indirimbo. Munezero Aline yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 1994. No mukobwa w'imfura mu muryango w'abana 5. Aline yatangiye umwuga wo gukina filime akiga mu mashuri abanza, aho yagendaga ayobora abandi bana mu dukino dukinirwa mu ruhame. Ibi byatumye yigirira icyizere aranabikurana aza gutangira gukina filime zigaragara mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2016. Aha yanahise atangira kubikora nk'akazi. Aline kuri ubu wamaze gutangaza ko ari mu rukundo rushya nyuma yo gutandukana ni wari warasoje kumwambika impeta. Yatumye abantu bacika ururondogoro kubwo kwibaza ukuntu mu mezi make ashize yambitswe impeta ahita ajya mu rukundo rushya hadaciyemo n'igihe, mu gihe abandi bahise bakubita agatima ku nkuru zindi zacicikanye nazo za bamwe mu byamamare nabyo byahinduye abakunze adaciye kabiri. Kandi ko kuretse kuba Bijou yaratandukanye n'uwari warasoje kumwambika impeta, twumvise n'undi mukinnyi wa filime
uzwi nka Nkaka wambitse impeta umukunzi we nawe hadaciye kabiri tukamubona yagiye mu rukiko n'undi mukobwa nawe akavuga ko ngo hari ibyo atahuje n'uwo mukunzi. Sabo gusa kuko n'umuhanzi Gisa cy'Inganzo nawe ubukwe bwe yabusubitse hadaciye kabiri amaze gusohora invitation. Mu kuri ni ibintu byateye ubwoba bakiri bato, abantu basigaye bakundana bagacana mu rugendo rw'urukundo gusa nyuma bikanga pe. Ese ibi ni biki byeze muri iyi minsi? Nibyo koko umuntu aba agomba kubana n'uwo akunda kandi abona azihanganira, ariko se mbere ho ko bitabaga cyane bikaba bisigaye bivugwa cyane muri iyi minsi. Bamwe bati ngo biba ari urukundo rw'agahararo. Nawe duha igitekerezo muri comment utubwira icyo wowe ubona kiri gutera uku gutandukana ko bari baremeranyije kubana batari bakorana ubukwe mu gihe twari tumenyeye ko habaho divorce gusa abantu baramaze kujya mu rugo rwabo. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana gusa turishima uduhaye igitekerezo cyuko nawe uri kubyumva. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Nge na Lidiane Mahirwe.